twabashubuje n'ubundi abamaze gukunda umurage w'imiravumba nka porogaramu nziza cyangwa se porogaramu nziza yunganira abantu no gutuma tugira ubumenyi ku byerekeranye na gakondo yacu, no kutayitesha agaciro. Umunsi rero nanone mu murage w'imiravumba reka tuzanemo ingingo nshya yitwa menya ibimera by'iwacu. Menya ibimera by'iwacu ni umurage w'ubwenge gakondo bw'u Rwanda, kandi tugamije kumenya no kwandika amazina y'ibimera by'iwacu, gukusanya ubumenyi bw'abasaza, abakecuru n'abashakashatsi, kurinda ubumenyi gakondo ko bwacika, guhuza ubwenge gakondo n'ubushakashatsi bwa none, ndetse no gushyiraho no guhamagarira abantu kuba dushobora kugira ihuriro rihoraho ryo gusangizanya ubumenyi no kubusigasira iby'iwacu nyine. Bakunzi bavandimwe, uyu munsi turatangiza nyine urwo rugendo rwo kugarura no gusigasira ubwenge bw'ibimera by'iwacu mbere y'uko ubwo bumenyi buri rw'irengero. Murabibona, abasaza bari gupfa batanditse ubumenyi, urubyiruko ntiruzi n'ibimera by'iwabo. Abantu benshi barabibona biyita abavuzi gakondo, babeshyabeshya bimwe bimwe n'ibyo batazi. Hari ababizi, hari n'abatabizi bari aho babeshyabeshya. Twavuga ngo kubera iki ibi bimera ari umurage? Ibimera byari bivuze mu muco nyarwanda ko byakoreshwaga mu kwirinda indwara, isuku, imirire ndetse imibanire n'indangagaciro. Ntabwo ari imiti gusa, ahubwo ni filozofi y'ubuzima. Ni filozofi y'ubuzima, aho twavuga ko mu kumenya amazina n'imikoreshereze y'ibiti, buri giti cyangwa buri kimera umuntu akamenya uko izina ryacyo, imiterere yacyo, aho kiboneka, icyo cyakoreshwaga hambere mu buryo bwa gakondo, ndetse icyo ubushakashatsi buvuga bugiye buhari. Nuko hari aho bidusaba nyine guhuza yenda twebwe ibyo tumenyereye twizemo, usanga amazina ari ay'ikizungu ariko amafoto arahari, aho dushobora guhuza rero abasaza, abakecuru n'abandi bashakashatsi batandukanye, noneho tugahuza. Ariko kandi no kumenya ibyitonderwa, ni ukuvuga ibipimo, abo bigenewe, abo bitagenewe. Urumva ni rwa ruhererekane nyine rwo kumenya kimera, ahantu gihingwa, uko gisarurwa, uko kibikwa, kumenya prekosiyo, kumenya ampuruwa, kumenya togisite, mbese kumenya ibyo byose. Ntitwigisha rero ko umuntu avura cyangwa ndetse ko ashaka nuko ahitamo n'imyumvire ye, ahubwo twigisha ubumenyi kandi ni ingenzi. Ijwi ry'abasaza n'abakecuru rero tuzarikenera cyane, aho twumva ari byiza ko tugomba gutumira cyangwa se kubasanga aho muri, abasaza n'abakecuru, maze mukatubwira uko ibimera mubizi, icyo byamariraga imiryango, impanuro mufite ku rubyiruko, ndetse ubwo bumenyi bufite isura ki. Hanyuma hari ubushakashatsi n'ukuri, aho rero tugomba kwegerana n'abashakashatsi batandukanye. Nibyo rero dufite ishami ry'ubushakashatsi, rikora ku zindi ngingo zitandukanye nk'ubuzima rusange, nk'imirire myiza, nk'ubuvuzi bw'ibimera bugezweho cyangwa se phytotherapy moderne. Ariko tugahuza nyine, dukwiye guhuza n'abandi bashakashatsi nabo mu bigo bigiye bizwi nka NIRIDA, cyangwa se tugahuza n'abamenyi gakondo, tugahuza na siyanse ndetse n'izo ndangagaciro. Rero twavuga yuko turarika abantu bafite ubumenyi kubusangiza abandi.
turareka urubyiruko ko rukwiye gufata umwanya rukiga. Urubyiruko rukwiye gufata umwanya tukiga, kandi ni ibintu byiza. Turatangaza rero ko turi kubaka ikigo cyangwa se turi guhitamo kubaka uwo murongo w'ubumenyi bw'ibimera by'iwacu biciye mu buryo butandukanye. Iherezo kandi uko ubushobozi bwanagera buboneka, abantu bakaba bagira n'ibigo rwose by'amahugurwa ariko na za demonstration z'ibyo bimera bikagira akamaro. Turumva rero uyu murage w'ibimera, ihuriro ry'umurage w'ibimera, twanavuga yuko ari nka archive y'ubumenyi, ya knowledge y'ubumenyi bw'umurage wa Nyirimiravumba. Twavuga ko ari ubwenge gakondo. Ni ubwenge gakondo bushobora kujya bugira ayo archive yanditse neza, izina ry'igiti, ifoto yacyo, bishobora no kuba na video, audio visuelle, aho kijya kiboneka icyo cyakoreshwaga, yewe n'uwatanze ubumenyi, ab'umusaza, umukecuru, ibyo umuntu yakwitondera bivuga mu bushakashatsi, hanyuma naho byakomotse. Ishobora kuba website, ishobora kuba YouTube, ishobora kuba ibitabo, ishobora kuba n'ubundi buryo. Twavuga ko rero mu bantu bagomba kurarikwa harimo abasaza. Uburyo bwo gukusanya amazina y'ibimera no kumenya amafoto yabyo no kumenya uko hirya no hino abantu babyita, kuko bagenda babyita amazina atandukanye, kubihuza n'ibyo twebwe twize mu buryo bwa kizungu, n'ibyo twakuye mu nyandiko zitandukanye zirimo ubwo bumenyi. Ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ni ngombwa kwarika abasaza n'abakecuru bajya hirya no hino mu gihugu. Ni ngombwa kwarika abavuzi gakondo bafite ubwo bumenyi ariko bafite n'indangagaciro. Ni ngombwa kwarika abashakashatsi muri za universite zitandukanye, abanyeshuri ndetse n'abanyamakuru ariko b'umwuga. Abanyamakuru b'umwuga bafite izo ndangagaciro z'itangazamakuru, noneho tugafatanya. Abafite ubwo bumenyi mu bushakashatsi bashobora kudufasha muri data collection, data analysis, noneho bakadufasha kugenda tubika ayo makuru neza. Urumva hakenewe abantu. Hari rero muri ubu buryo bwo gukusanya amazina, bavuga ko indangagaciro z'iki gitekerezo zigomba kugirwa n'ukuri, kutayobya abantu, kutagurisha indwara. Ubwo mashatse kuvuga yuko ntabwo ari akazi gakwiriye kuba ari ako kwikubira no mbese guhindura izingiro ryo kuba barutamiza abiri. Oya, kubungabunga ubuzima, gushyira imbere ubumenyi rusange kurusha inyungu. Indangagaciro zikomeye z'iyi gahunda yo gukusanya amazina y'ibimera, amafoto yabyo, mbese urumva ni nka research hub, izingiro ry'ubushakashatsi. Mu izingiro ry'ubushakashatsi rero hakabamo ibintu bitandukanye. Rero ibi bishobora kuvamo bimwe mu bintu by'ingenzi mu minsi iri imbere, ko hashobora kuvamo nk'igitabo cy'ibimera by'u Rwanda. Kuvuga ko nta bandi banditse, kuvuga ko nta bindi bitabo biriho, ariko nyine abantu bakomeza bashyigikirana ndetse bikanavugururwa. Hashobora kuvamo ndetse na training center, hashobora kuvamo policy contribution, hashobora kuvamo kandi kubungabunga umurage, ubundi hakanavamo na rural development, kubera ko ibyo bintu byitondewe bishobora kuvamo n'uburyo bw'ishoramari. Turavuga ko rero ni byiza kubyumva neza, ni byiza gufatanya, turi kumwe n'abavandimwe tugenda twunganirana, ariko dukenewe turi benshi kugira ngo dukwire hirya no hino, kandi na cyane ubumenyi tubukwize. Reka tugire muri igihe cya decentralisation de la connaissance, turi mu gihe cya démocratisation de la connaissance,
gukwirakwiza ubumenyi, gutuma ubumenyi bukwira hose, no gutuma abantu bose babugiraho uruhare. Rero twishimira cyane ko hari benshi mukurikira iyi channel, ariko reka twongere tubasabe mukande subscribe, mwongere kanda like, aho kuri like gira comment ukora igitekerezo dusangiza, kandi nanone tube hafi, dukomeze dushyigikirane kugira ngo dukomeze tugere ku ntego neza. Murakoze, murakarama.